Ubushize mu gice cya kane duherukana mama yitura hasi maze bakamutwara mu maboko mbona atabasha kugenda nyuma yo kugwa hasi. Muri ako kanya wa mugabo yahise aza aranyegera kuko abandi bose bari bamaze gusohoka, maze ambwira amagambo yankomerekeje cyane ati, umva wa gakobwa we, kuva uyu munsi si umwibagirwe nk'uko utibuka uri agahinja, ubu guteta no kwigira inyanda bikuvemo, uwakugiraga ibyo byose naho muzongera guhurira kuko yarapfuye. Nahise ndira maze arambwira ngo karnyemo se nyine sinongere kumva wizanishwa amarira hano, uranyumva neza wakanuwe dore uko kareba nk'agaturumbutse. Ahita anyongera urushyi arambwira ngo henuka se nyine wikomeza kwirwaza aho ngaho. Mu by'ukuri burya amagambo mabi ababaza umutima uyabwiwe, kandi biragoye gusana umutima w'umuntu wangijwe n'amagambo mabi yaturutse mu kanwa k'undi. Nujya kuvuga amagambo mabi ujye wibuka ko uwo muntu urimo kubwira ari ikiremwa muntu, rero uzirinde gukomeretsa undi kuko nta n'icyo wakora ngo umwomore aho wamukomerekeje. Burya ururimi ni inkota y'amugi abiri. Akimara kumbwira ngo mpaguruke naragerageje biranga kuko numvaga nta mbaraga mfite, numvaga noneho nongeye kuzengerezwa n'urushyi yari yongeye kunkubita. Muvandi, niba ufite ababyeyi bagukunda n'ukuri uri umunyamugisha pe, kuko hano hanze hari abana babuze amahirwe nk'ayawe bahora bifuza ko bwarimwe ababyeyi babo bahinduka bakaba abantu beza, ndetse hari n'abandi badafite umubyeyi n'umwe barerwa mu yindi miryango, usibye ko nabo hari ababayeho neza ndetse hari n'abishwe n'agahinda bitewe no kutitabwaho n'ababarera. Jya ushimira unashimisha ababyeyi bawe mu gihe ukibafite kandi bagukunda. Dukomeze n'inkuru y'ubuzima bwanjye yitwa Inkovu, iki ni igice cya 5. Muri ako kanya wa muganga yaragarutse maze numva namubwira ko uwo mugabo ntamushaka, ko arimo kumbangamira, nkabona umugabo wa mama arimo kundeba nabi, ngira ubwoba bwo kubivuga ndaceceka ndyumaho. Wa muganga yarambajije niba numva ameze neza, musubiza ko ntameze neza, maze wa mugabo avugira hejuru ngo ubwo yakize naze dutahe dore burije. Maze muganga aramubwira ngo mu gihe umurwayi atari kwiyumva neza kandi na muganga akabona ko ari byo, nta mpamvu yo kumwihutisha. Uwo bari bampaye ngo anyiteho yahise aza maze abandi bahita basohoka. Mbere yo gusohoka muganga yabwiye uwo mukobwa uburyo azamamo imiti. Mbona wa mugabo wa mama asohotse yijijuta. Muganga nahise mubaza uko mama ameze, ambwira ko batabimbwira aka kanya ahubwo nako nanjye nabanza nkamera neza maze nkaza kubimenya. Mu by'ukuri nasigaye numva ubwoba nibaza icyabaye kuri mama, birancanga pe. Mbajije uwo mukobwa nawe aranyihorera. Uwo mukobwa yanzaniye ibiryo ngo ndye birananira, nubwo nari nshonje gusa numvaga ntashobora kurya ntazi uko mama ameze. Nyuma y'iminsi 2 nari meze neza, maze koroherwa ngiye kubona mbona mama n'umugabo we baraje kuntora, maze baha wa mukobwa amafaranga wanyitayeho muri iyo minsi, bishyura n'ibitaro turagenda. Tukigera ku modoka numva mama aravuze ngo harya Alex twaramuhambye, maze baraseka cyane. Mama yungama ati njyewe n'ubundi sinari nkwiriye kubana n'uriya mukene, wagira ngo yari yarandoze. Amahirwe kirapfuye cyo kaburya. Byarantangaje, ntangira kwibaza aho yarari kandi narabonye bamutwara mu maboko atabasha kugenda, ariko nirinze kubimubaza kuko nabonaga we yishimye bya atari n'umugabo we. Muri ako kanya wa mugabo yabwiye shoferi kwasa imodoka ngo ajye hahandi. Twaragiye tugeze ahantu mbona shoferi akaserekeza muri parikingi y'akabari. Numva mama aravuze ngo sheri, hasi hahandi wanzanye nijoro tukanywa tugasinda ukenda no kurwana n'ababagabo bashaka kumbyinisha. Nahise ngwa mu kantu. Burya bwose cya gihe mama n'inzoga zari zatumye atabasha kugenda bakamutwara mu ntoki, nkanga kurya nkahangayika nanarwaye.
kumbi mama yishyuye umurwaza we akajya kwirarira mu kabari. Muri ako kanya hahise haza umugabo abafashe wa mugabo mu mashati aramuniga, abantu bose bavuza induru ngo mutabare umuntu yishe undi. Ndagukunda.